James akimara gufungwa, shoferi wa ba Keza yategetswe kutazongera gusubira kunywesha kuri ya sitasiyo kugira ngo Keza atazamenya ibyabaye kuri James. Ni nako byaje kugenda. James mu rukiko yaraburanye ariko abura ibimenyetso byamushinjura, birangira akatiwe imyaka 10 ari muri gereza. Ahageze yahahuriye n'undi mugororwa mugenzi we witwaga Kevin. We yari afungiye gukoresha ibiyobyabwenge maze bibera inshuti magara sinakubwira. Nyuma y'igihe kinini baganira, James yaje kumenya ko burya Kevin ari umwana wo mu bakire, dore ko yasanze batuye muri karitsiye zimwe na ba Keza. Urabyumva nawe ni mu Ngagari. Imyaka ishize ari 3, Kevin yarangije igihano cye maze abwira James ko agiye gusubira hanze. James nibwo yandikiye umukunzi we ibaruwa igira iti: mukundwa kandi rukundo rwanjye, Keza mukobwa undutira bose, hobe ndagusuhuje n'urukumbuzi rwinshi. Ndabizi ubu warambuze disi, warashavuye ubura uwaguhoza, ariko icyo nakubwira cyo nanjye sinjye, ahubwo ni ya minsi imwe iteka inzovu mu rwabya. Yantwaye igiturumbuko ngenda mu manzaganya, ntiyampa n'umwanya ngo nibura nsezere ku wo nkunda. Mukundwa, nageretseho umutwaro ntabasha kwikorera. Banshinja gufatanya na bene ngango ngo dusahura ibya databuja, ariko urabizi nk'uko nari nabikubwiye, mama wansigaranye igihe data yatahaga iwabo wa twese yantaje kudakorakora. Ambwira ko umugabo atungwa no kubira icyuya ndetse agakoresha amaboko ye, bityo rero sinari gutatira igihango cya mama wambyaye. Niyo mpamvu ndi hano ndengana, ariko nizera ko Imana itajya bayo izandenganura maze nkasohoka muri iri juri twongera tukabonana. Aho ndi nonaha ubu ngubu nkikijwe n'inkuta enye, ariko nkomejwe n'amagambo wambwiraga igihe twabaga turi kumwe. Ndacyumva unyongorera umbwira ko nkunda kandi ko naho byaba urupfu uzahitamo gupfana nanjye. Ibyo iyo mbyumvise ndakomera, nkizera ko rimwe izuba rizongera kuturasira twembi maze tukongera tukagwana mu byano. Mukundwa, ndagukunda kandi uzahora mu mutima wanjye iteka. Rukundo rwanjye, urabeho kandi neza. Ugukunda, James. Igihe cyarageze maze Kevin arataha. Urwandiko arugeza kuri Keza. Akirubona ndetse akarusoma, Keza yaraturitse ararira cyane ko yari amaze kwakira ko James atakiriho, kubera ko nyuma yo kumubura kuri telefone yamushakiye ahashoboka hose ariko araheba. Amaze kumenya aho ari, bwakeye ajya kumusura kuri gereza. Agezeyo bagikubitana amaso, bombi bararize maze nk'abantu bari bakumburanye barahoberana cyane biratinda. Kubera umwanya muto bahabwa kuri gereza, ntabwo Keza na James babonye uko babwirana amakuru y'imyaka yose yari ishize batabonana. Gusa buri umwe yari yongeye kwishimira kubona mugenzi we, maze mbere y'uko James asubizwa muri gereza, Keza amufashe mu kiganza aramubwira ati: James, rukundo rwanjye, nagutegereje ntazi aho uri. Hari igihe
nagiraga ibyiyumviro ko ahari utakiriho, ariko nkakomezwa n'uko wajyaga umbwira ngo naba nkubona cyangwa ntakubona uzaba uri iruhande rwanjye. Nubwo ntari nzi aho uri, ariko nakomezaga kwizera ko rimwe nzongera kukubona. None dore turi hamwe uyu munsi. Sheri, ndagusezeranya ko ngiye gukora uko nshoboye kose nkagushakira ubutabera, tukajurira, tukareba ko Imana yadufasha ukava aha hantu. Ariko nibitanakunda, ndagusezeranya ko nzakomeza kugutegereza kugeza ushoje igifungo usigaje. Uzasanga nkiri Keza wakunze. Urabizi ko ntawakundutira mukunzi. James amaze kumva Keza yitsa umutima, maze aramubwira ati, urakoze mukundwa. Nanjye ndagusezeranya ko ntazahindurwa n'ibi bihe, ahubwo uzahora mu mutima wanjye. Keza, nta kintu kibaho mu isi kizantanya nawe keretse urupfu rwonyine. Barongeye barahoberana. Ubwo umwanya bahawe urarangiye. James yashubijwe muri gereza, Keza nawe arataha. Keza mu nzira atashye byari ibyishimo bivanze n'amarira, ariko ageze mu rugo ntiyicaye ngo atimaze, kuko yari abizi ko urukundo rwe rw'ibihe byose ruri kuborera muri gereza. Yakoze uko ashoboye kugira ngo arebe ko James yabona ubutabera, maze ku bw'amahirwe mushuti we biganye amuhuza n'urugaga rw'abavoka baburanira abantu badafite ubushobozi. Keza yagiyeyo ababwira ikibazo cye, ndetse baramwumva kandi biyemeza no kumufasha. Ntibyatinze bamuhaye umwavoka, maze amujyana kuri gereza kubonana na nyir'ubwite. Bamaze kuganira anoza dosiye, maze ahita yaka ubujurire mu rukiko rwisumbuye. Rumaze kwakira ikibazo cyabo, rwabahaye igihe cyo kwitegura bakagaruka kuburana. Umunsi warageze, maze James wari utakiri wenyine kubera ko umukunzi we Keza ndetse n'umwunganira mu mategeko bari bamuri iruhande. Bombi basubiranye mu rukiko, maze urubanza rubanishwa mu mizi karahava. Impande zombi zimaze kwiregura, urukiko rwariherereye ngo rufate umwanzuro niba James atsinda agataha, cyangwa niba aguma muri gereza akarangiza igihano yahawe. Hashize umwanya muto, umucamanza yaragarutse, maze arababwira ati, ngaho nimutahe, muzagaruka mu cyumweru gitaha kumva imyanzuro y'urukiko umunsi nk'uyu.